Yes, nkuko twababwiye ko tutazahwema kubagezaho imari, uyu munsi turi ahantu bita i Kanombe, tugiye kwereka inzu nziza cyane iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 140 ndetse kinaganirwaho. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 mu kibanza kinini cy'ubuso bwa 410. Murabona ko ifite parking ihagije, ikagira ndetse na jardin yayo. Buri cyumba rero gifite garde-robe. Ni inzu nziza, nababwiye ko ntazahwema na rimwe kubagezaho imari zifatika. Ni inzu rero kugurishwa ku giciro cya miliyoni 140, ibyumba 4, toilette 3, byose bifite garde-robe ku buso bwa 410. Reka rero tubatembereze tubereke ubwiza bw'iyi nzu. Yes, nkuko twababwiye rero urabona ko ukigera hano wituhura n'akabalko keza cyane kajya muri inzu yacu. Banyereke design yako ni nziza cyane nkuko muri kubibona. Ni inzu rero tugiye kubatembereza tubereke uburyo inzu imeze. Wow, ndebera ukigera muri salon wituhura n'amatara meza, plafond gypsum, inzu irakeye, iri well cleaned. Reba amarangi bashizeho na amarangi meza, salon nini cyane nkuko muri kubona. Ndebera hano cameraman ahagaze, nanyu ndebera aho mpagaze urabona ko harimo intera nini cyane. Ni salon nini yakwakira intebe nyinshi. Salon ikaba itandukanye na salle à manger nkuko muri kubona. Salon urabona ko salon ni ahangaha, ndetse salle à manger ni iyi ngiyi, ni salle à manger nini cyane ifite lavatory twiza cyane nkuko muri kubona, ndetse n'ikirahure cyiza cyane nkuko muri kugenda mubibona. Ni inzu nziza rero ikagira utubati twiza two mu gikoni. Reka twinjirane muri iki gikoni tubashe kureba uburyo iki gikoni kimeze. Ndebera amatara yacyo, ndebera uburyo igikoni kimeze, utubati tw'umweru mwuka byaramwe. Iyi nzu kuri miliyoni 140 nta gihendo kirimo. Ni inzu nziza cyane rero igurishwa ku giciro cya miliyoni 140, ndetse harimo n'ibiganiro bikeya ku buso bwa 410 kuko nababwiye. Inzu yacu ifite n'igikari, ariko turaza kuza kukigeramo nyuma tumaze kubereka uburyo mu nzu hameze. Iki gikoni rero gifite na stock nkuko nagiye mbibabwira. Urabona ko ifite stock yacyo ndetse nini wabikamo ibintu byinshi. Wow, tukiva hano rero muri iki gikoni, mureke dutemberane mu bindi ibyumba 4 bisigaye turebe uburyo ibintu bimeze. Wow, reka duhere ahangaha muri iki cyumba cya mbere cy'abashyitsi, twitangwa ni cy'abashyitsi. Wow, ni icyumba cyiza rwose kinini kiri ku irembo uko muri kugenda mubibona. Icyumba gifite n'utubati, mwabibonye ko gifite utubati twiza cyane, ndetse kikagira n'urumuri ruhagije rwo ku irembo nkuko muri kugenda mubireba. Rifite urumuri rwiza nkuko muri kugenda mubireba kuri salon cyangwa se ku idirishya ryo kuri kwirembo. Wow, ikagira ni toilette nziza uko nagiye mbibabwira. Ifite toilette nziza, ifite udutara twiza, agenda banyerekere. Ni udutara twiza cyane kuri miliyoni 140 rwose. Iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma tugahita tuza muri iki cyumba kindi wabikamo cyangwa se icyumba washyiramo undi muntu, byaterwa nuko bimeze. Ni icyumba cyiza cyane uko muri kugenda mubibona, gifite n'utubati twiza. Mwabibonye ko gifite nacyo idirishya. Wow, tukaza noneho muri bya byumba bindi bisigaye nkuko nagiye mbibabwira, ibyumba byiza cyane. Ibi byumba 4 bisigaye. Yego, twaje muri iki cyumba kindi cya gatatu. Twababwiye ko inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3. Murabona ko yari ikindi cyumba kindi kinini, muri kubibona, kinini cyane, kandi gifite n'utubati, gifite nacyo idirishya, gifite urumuri ruhagije cyane. Hanyuma iki cyumba nacyo kikagira toilette yacyo. Mwabibonye ko gifite toilette yacyo nziza, kandi gifite n'udutara twiza. Genda banyereke udutara urebe ukuntu tumeze. Ni toilette rwose ubona yisanzuye, ndetse na douche ifite n'udushawa twiza cyane tumanura amazi. Wow, twagera noneho muri mu kindi cyumba noneho kinini cya master bedroom. Ubona ko duhera ahangaha tukaza gutya tukajya tuza muri master bedroom. Ikagira idirishya rinini rwose nkuko muri kugenda mubireba. Mwabibonye ko ifite idirishya ryiza ritanga umucyo ndetse n'urumuri. Mwabonye ko plafond ari gypsum. Ni inzu nshyashya rero nziza cyane yavumbutse hano ahantu bita i Kanombe. Ntabwo ari Kanombe yandi ya kure, ni Kanombe ya hafi, hano hafi ya Busanza. Voilà, tukira hano rero duhita tuza mu rwambariro rwayo. Urabona ko ari urwambariro rwiza rufite garde-robe nziza, amatara meza. Mwabibonye, urabona ko garde-robe yayo ari nini cyane.
turagenda tubereka rero buri kantu kandi kugira ngo mubashe gusobanukirwa uko inzu imeze. Wow, tukiri hano tuza tuza muri toilette ya chambre principale. Murabona ko ari toilette nini ifite banyerekera genda bazumingira ubereke uburyo ifite lavabo nziza, ifite na toilette nziza ndetse n'urumuri ruhagije. Mwayibonye ko ari inzu nziza cyane ifite ndetse n'amazi meza amanuka n'amazi ndetse ashyushye. Wow, reka rero tuve hano duhite tujya mu gikari tubereke uburyo bimeze. Yes, murabona ko dusohotse mu uyu muryango uva mu gikoni tujya hanze cyangwa tujya mu gikari. Iki ngiki ni igikoni cyo hanze nk'uko muri kugenda mubibona. Tuvuye mu gikoni cyo mu nzu duhise tuza mu cyo hanze. Dore ngiki muri kukibona. Hanyuma tukaza hano hakaba inzu y'umukozi nk'uko muri kugenda mubibona ndetse n'iyi toilette y'umukozi. Wow, ino nzu rero ni nziza, ifite igikari cyiza. Murabona ko ifite igikari, urabona ko dusubiye ku irembo mugenda mureba uburyo inzu yacu imeze. Dusubiye ku irembo duciye mu gikari, urabona ko gifite igikari cyisanzuye. Ushobora kuza uguze ikintu, si ngombwa kugicisha hariya mu nzu, ushobora kugicisha hano rwose muri iki gikari nk'uko twabwiye ko ifite n'akajaride. Murabona ko ifite jaride nini, murabona ko ari akantu rwose gasukuye neza cyane. Genda none ubereka uburyo bimeze. N'inzu nziza ifite parikingi nini, imodoka byibuze enye zaparika neza ndetse na jaride. Mudukurikire rero kuri Rwanda Real Estate mubashe kujya mureba updates z'amazu agezweho. Murakoze cyane, murakarama.